ndabasuhuje mbahaye ikaze. Inkuru dukesha imvaho nshya iravuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahaye imbabazi abantu 5 bari bafunzwe barahamijwe ibyaha bitandukanye, barimo Brigadier General Retired Muziraguharara Fred wahoze ari umuyobozi mukuru wa sosiyete ya Horizon Group Limited. Ni icyemezo cyatangajwe mu iteka rya Perezida ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa mbere tariki ya 13 Mata 2026. Brigadier General Retired Fred Muziraguharara wahoze ari umuyobozi mukuru wa sosiyete ya Horizon Group Limited wari warahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu kunyereza umutungo ugamije inyungu rusange no kudatanga amakuru ku cyaha, akatirwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Harimo kandi Lieutenant Colonel Retired Nkusi Robert wahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu kunyereza umutungo ugamije inyungu rusange, akatirwa igifungo cy'umwaka n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Abandi bahawe imbabazi ni Dilan Berat Mete wari uhagarariye mu Rwanda sosiyete yo muri Turukiya yitwa Aknet Construction CEO wahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu kunyereza umutungo ugamije inyungu rusange, agakatirwa igifungo cy'umwaka n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Harimo kandi Kanamugire Emmanuel wahamijwe icyaha cyo gutanga sheki itazigamiwe y'amafaranga, agacibwa ihazabu ya miliyoni 154 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse na Mujawamariya Devota wahamijwe icyaha nk'icyo, agacibwa ihazabu ya miliyoni 84 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri teka rya Perezida ritangira kubahirizwa ku munsi ryatangarijweho mu igazeti ya leta. Ibisabwa ku bahawe imbabazi. Iyi nkuru igaragaza ko abahawe imbabazi bagomba kubahiriza ibisabwa bitandukanye, birimo kwitaba ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze aho batuye mu gihe kitarenze iminsi 15 iri teka ritangajwe, bagatanga amakuru ajyanye n'aho batuye, umudugudu, akagari, umurenge n'akarere. Bagomba kandi kujya bitaba ubushinjacyaha buri kwezi ku itariki bazahabwaho, ndetse bagasaba uruhushya Minisitiri w'Ubutabera mbere yo kujya mu mahanga. Mu gihe habayeho impamvu zituma batubahiriza ibyo basabwa, bagomba kubimenyesha ubushinjacyaha banyuze mu nzira zagenwe, bagasobanura impamvu n'aho bari. Bagomba kandi kumenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, nabwo bukabimenyesha ubushinjacyaha. Iryo teka kandi riteganya ko ibi bisabwa bizakurikizwa mu gihe cyose igihano cy'igifungo cyari gisigaye kuri buri muntu, mu gihe ku bantu bari barakatiwe ihazabu gusa ibi bisabwa bizarangira nyuma y'amezi 6 iri teka ritangajwe. Reka nanone tuvuge ku mbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku bantu bahamijwe ibyaha n'inkiko, aho usanga benshi bibaza niba ari ibintu bikorwa uko bishakiye cyangwa niba bifite amategeko abigenga n'inzira binyuramo. Nyamara mu by'ukuri ni gahunda yubakiye ku mategeko akomeye igihugu kigenderaho kandi igamije guhuza ubutabera n'ubumuntu. Izi mbabazi zishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015, cyane cyane mu ngingo y'109 igaragaza ko Perezida afite ububasha bwo kugabanya ibihano, kubihindura bikoroha cyangwa kubikuraho burundu. Ibi bikaba bisobanura ko nubwo inkiko zaba zararangije akazi kazo, hari ubundi bubasha bwo hejuru bushobora gufata icyemezo gishingiye ku nyungu rusange n'ubutabera burimo n'ineza. Iyo tugiye kureba neza uko izi mbabazi zitangwa, dusanga hari ubwoko bubiri bw'ingenzi, aho bwa mbere ari imbabazi rusange zihabwa itsinda ry'abantu bahuriye ku mpamvu runaka, nko kuba bafite imyaka runaka, bafite uburwayi bukomeye, abagore batwite cyangwa abagaragaje imyitwarire myiza idasanzwe muri gereza. Izi mbabazi zikaba zitangwa ku mugaragaro kandi zigashyirwa mu igazeti ya leta kugira ngo buri wese abimenye. Ubundi buryo ni imbabazi z'umuntu ku giti cye
aho umugororwa cyangwa abamwunganira bandikira perezida basaba imbabazi bagaragaza impamvu zihariye zituma uwo muntu akwiye kuzihabwa, nko kuba yaragaragaje ukwicuza nyako, yarahinduye imyitwarire cyangwa afite ikibazo gikomeye cy'ubuzima. Ariko nanone si buri wese uzihabwa kuko hari ibisabwa by'ingenzi bigomba kubahirizwa mbere yo kuzisaba. Mu bisabwa harimo kuba igihano cyarabaye ndakuka ku buryo nta bundi bujurire busigaye, kuba uwo muntu agaragaza ukwicuza n'impinduka igaragara mu myitwarire ye, ndetse no kuba ubwoko bw'icyaha yakoze busuzumwa neza kuko hari ibyaha bifatwa nk'ibikomeye cyane bisaba kwitonderwa mu gufata icyemezo no gutanga imbabazi. Iyo tuvuze inzira ibi binyuramo, bitangira n'uko umugororwa cyangwa umuryango we bandikira perezida banyuze muri Minisiteri y'Ubutabera bagaragaza impamvu zabo mu buryo busobanutse. Nyuma yaho dosiye igasuzumwa harebwa niba ibisabwa byubahirijwe, imyitwarire y'uwo muntu muri gereza n'impamvu zatanzwe bigasesengurwa, hanyuma hagatangwa inama, ariko icyemezo cya nyuma kikaba ari icya perezida wenyine. Iyo yemeye gutanga imbabazi, hasohoka iteka rya perezida rigaragaza abazihawe n'uko zatanzwe. Iyo turebye akamaro k'izi mbabazi dusanga ari kanini cyane kuko zigaragaza ubumuntu, aho ubutabera butaba gusa uguhana ahubwo bukareba no kuguhinduka k'umuntu. Zifasha mu bwiyunge kuko abantu bagize amakosa bagahinduka bashobora kongera kwakirwa mu muryango. Zitanga amahirwe ya kabiri ku bagaragaje ko bashobora guhinduka bagatangira ubuzima bushya, kandi zikanagabanya ubucucike mu magororero igihe hari abagaragaje ko batagikenewe gufungwa. Nubwo hari abibaza niba izi mbabazi zishobora gukoreshwa nabi, mu by'ukuri uburyo zisuzumwa n'inzego zitandukanye n'uburyo icyemezo cya nyuma gifatwa mu bwitonzi bituma bigorana ko zikoreshwa mu nyungu zitari zo. Bityo mu gusoza, twavuga ko imbabazi za perezida ari igikoresho gikomeye mu miyoborere y'igihugu, gihuza amategeko n'ubumuntu, kikerekana ko nubwo umuntu yakora amakosa ashobora guhinduka agahabwa amahirwe yo kongera kubaho neza mu muryango, kandi bikaba bigamije inyungu z'igihugu n'abaturage bose muri rusange.